Umunsi wa 9. Ni iki gitera Imana guseka? Uwiteka gusekere. Kubara igice cya 6 umurongo 25. Unsekere jyewe umugaragu wawe, unyigishe kugendera mu nzira zitunganye. Zaburi 119 umurongo 135. Gutera Imana guseka niyo ntego y'ubuzima bwawe. Kuko kunezeza Imana ari wo mugambi wa mbere watumye uremwa, umurimo wawe w'ibanze ni ukumenya uburyo ibyo wabigeraho. Bibiliya iravuga ngo umushakashake ko mwamenya ibyo umwami ashima aba ari byo mukora. Amahirwe nuko Bibiliya iduha icyitegererezo cy'ubuzima bunezeza Imana. Izina ry'uwo muntu ni Nowa. Mu gihe cya Nowa isi yose yari yononekaye mu mico no mu myitwarire. Abantu bose bashakaga ibibanezeza aho gushaka ibinezeza Imana. Imana ibura umuntu n'umwe ushaka kuyinezeza. Irababara kandi yicuza icyatumye irema umuntu. Imana igeza aho izinukwa inyoko muntu yiyemeza kubarimbura bagashiraho. Ariko muri icyo gihe hariho umuntu umwe wateraga Imana akanyamuneza. Bibiliya imuvuga neza ngo Nowa yanezezaga Uwiteka. Nibwo Imana yavuze iti uyu muntu we aranezeza, antera akanyamuneza. Umuryango we niwo nzafataho icyororo cy'abantu. Kubera ko Nowa yanezezaga Imana nicyo gituma turiho uyu munsi wowe nanjye. Ubuzima bwe butwereka ibintu 5 bitera Imana kunezerwa. Icya mbere, Imana iranezerwa iyo tuyikunze twivuye inyuma. Nowa yakundaga Imana kuruta ikindi cyose ku isi, kabone naho nta wundi wayikundaga. Bibiliya itubwira ko ubuzima bwe bwose Nowa yagenderaga mu bushake bw'Imana kandi agasabana nayo. Icyo nicyo cya mbere Imana igushakaho, ubusabane. Niryo hame ritangaje mu by'Imana yaremye, kumva ko umuremyi wacu ashaka kugirana natwe ubusabane. Imana yakuremye kugira ngo igukunde kandi yifuza ko nawe uyitura kuyikunda. Yo ubwayo iravuga ngo icyo nshaka si ibitambo, ni urukundo rwanyu, sinshaka amaturo yanyu, nshaka ko mumenya. Ushobora kumva urukundo rukomeye rw'Imana muri uwo murongo. Imana iragukunda cyane kandi yifuza ko nawe uyitura kuyikunda. Yifuza ko uyimenya kandi ukamarana nayo igihe. Niyo mpamvu kwiga gukunda Imana no gukundwa nayo byagombye guhinduka intego nkuru y'ubuzima bwawe. Nta kindi kinganya nabyo umumaro. Yesu yabyise itegeko rirusha ayandi gukomera. Yaravuze ngo ukunde Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Iryo niryo tegeko rikomeye ry'imbere. Icya kabiri, Imana iranezerwa iyo tuyizeye byuzuye. Impamvu ya kabiri yatumye Nowa anezeza Imana nuko yayizeraga, niyo byabaga bisa n'ubusazi. Bibiliya iratubwira ngo kwizera niko kwatumye Nowa yubaka inkuge ku musozi. Yari yaraburiwe iby'ibitaraboneka maze akora akurikije ibyo yabwiwe. Nicyo cyatumye Nowa aba inkoramutima y'Imana. Gerageza kubyiyumvisha. Umunsi umwe Imana isanga Nowa iramubwira ngo ndumva maze kuzinukwa abantu. Muri abo bose batuye isi ntawibuka ko mbaho uretse wowe gusa. Ariko wowe Nowa iyo nkurebye numva mfite akanyamuneza. Ubuzima bwawe buranezeza, none ngiye kuzana umwuzure ndimbura isi, ariko umuryango wawe nzafataho icyororo. None ndagira ngo wubake ubwato bunini cyane buzakurokora wowe n'inyamaswa. Hari ibibazo 3 byashoboraga gutera Nowa gushidikanya. Icya mbere, Nowa ntabwo yari yarigeze abona imvura, kuko mbere y'umwuzure Imana yuhiraga isi ikoresheje amazi ava mu butaka. Icya kabiri, Nowa yari atuye kure cyane y'inyanja. Niyo yari kwiga kubaka ubwo bwato, yari kuzabugeza ate ku nyanja? Icya gatatu, yari kwibaza uburyo azakoranya inyamaswa zose akazinjiza mu bwato kandi akabona ibyo kuzitunga. Ariko ibyo byose ntibyateye Nowa kwitotomba cyangwa gushaka impamvu zo kutumvira. Yizeye Imana yivuye inyuma, nayo bitera kumunezererwa. Kwizera Imana byimazeyo ni ukwizera ko izi neza ibirutaho kuba byiza ku mibereho yawe. Ukizera ko izasohoza amasezerano yayo, ko izagutabara mu bibazo byawe, ndetse igakora n'ibidashoboka biramutse bibaye ngombwa. Bibiliya iratubwira ngo Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa ategereza imbabazi ze. Nowa byamutwaye imyaka 120 ngo yuzuze iriya nkuge. Ndibwira ko hari iminsi yahuraga n'urucantege. Uko imyaka yashiraga akabona nta mvura igwa, nibwira ko abaturanye bamusekaga bakamwita umusazi wibwira ko Imana imuvugisha. Nibwira ko abana ba Nowa bumvaga bafite ipfunwe iyo babonaga icyo cyato kinini cyuzuye imbere y'inzu yabo. Ariko Nowa arakomeza yizera Imana. Nihe mu buzima bwawe wumva ukeneye kwizera Imana kurushaho? Kwizera Imana nabwo ni uburyo bwo kuyiramya. Nk'uko ababyeyi bishima iyo abana badashidikanya urukundo n'ubushishozi byabo, niko no kwizera kwawe kunezeza Imana. Bibiliya iravuga ngo udafite kwizera ntashobora kunezeza Imana. Icya gatatu, Imana iranezerwa iyo tuyumviye n'umutima wose. Kurokora inyamaswa ntizitsembwe n'umwuzure warimbuye isi yose byasabaga ubwitonzi mu myiteguro kugeza gutuntu duto cyane. Byose byagombaga gukorwa nk'uko Imana yabitegetse. Ntabwo Imana yari yaravuze ngo Nowa wubake ubwato uko ubonye. Yari yamuhaye amabwiriza asobanutse yerekeranye n'ubunini, imiterere n'ibikoresho by'ubwo bwato, kandi imutegeka n'umubare w'inyamaswa azashyiramo.
Bibiliya itubwira uko Nowa yabigenje igira iti Nowa agenza atyo ibyo Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Batubwira neza ko Nowa yumviye muri byose, nta bwiriza na rimwe yirengagije, kandi byose abikora uko yategetswe, yubahiriza igihe n'uburyo Imana yamubwiye kubikora. Ibyo nibyo nita gukorana umutima wose. Ntibitangaje ko Imana yishimiraga Nowa. Ari wowe Imana igusabye kubaka ubwato nka buriya, ntiwabanza kwibaza ibibazo bimwe na bimwe, ukayereka imbogamizi biteye ndetse ukayereka n'impungenge zawe? Nowa we siko yabigenje, yumviye Imana atabanje kubaza. Ibyo ni ukuvuga ngo yakoze byose Imana itegeka, nta kwitangira, nta gushidikanya, nta kubanza kubyigizayo uvuga ngo reka mbanze mbisengere. Ni ukubikora udakererewe. Buri mubyeyi azi neza ko uyu mwana atinze kumvira byitwa agasuzuguro. Ntabwo Imana ikugomba ibisobanuro cyangwa impamvu kuri buri kintu gutegeka gukora. Gusobanukirwa bizaba biza, ariko kumvira byo ntibitegereza. Kumvira utazuyaje bizakwigisha byinshi ku Mana kuruta iminsi y'ubuzima bwose ujya impaka kuri Bibiliya. Mu by'ukuri hari amategeko y'Imana utazigera usobanukirwa keretse utangiye kuyashyira mu bikorwa. Kumvira bikingura umuryango wo gusobanukirwa. Kenshi tugerageza kumvira Imana ariko by'igice. Dushaka kwihitiramo amategeko twumvira, tugakora urutonde rw'amategeko dukunda tukayumvira, andi tukayihorera kuko dutekereza ko atajyanye n'igihe, akomeye, asaba byinshi cyangwa adashimwa n'abantu. Ukumva umuntu umwe ati nzajya mu rusengero ariko se ni ngombwa gutanga icya 10. Undi ati nzasoma Bibiliya ariko sinzababarira uwangiriye nabi. Urebye neza kumvira igice ni kimwe no kutumvira. Kumvira byimaze bikorwa mu munezero ndetse ushyizeho umwete. Bibiliya iravuga ngo mukorere Uwiteka munezerewe. Ibyo nibyo Dawidi yagaragazaga aho agira ati Uwiteka ujye unyereka ibyo nkora nanjye nzabikora. Kugeza ku mperuka y'ubuzima bwanjye nzakumvira. Yakobo yandikiye abakristo arababwira ati tunezeza Imana kubw'ibyo dukora si kubw'ibyo twizera gusa. Ijambo ry'Imana ribisobanura neza ko udashobora kwironkera agakiza. Agakiza ni ubuntu, ntikava mu byo dukora. Ariko nk'umwana w'Imana ushobora kunezeza so mu ijuru kubwo kumwumvira. Igikorwa cyose cyo kumvira nacyo ni ubundi buryo bwo kuramya. Kuki kumvira binezeza Imana? Kuko bigaragariza by'ukuri kuyikunda. Yesu yaravuze ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Icya 4, Imana iranezerwa iyo tuyihimbaza tukayishima ubudatuza. Nta kintu kinezeza nko kumva undi muntu akuvuga neza agushima bivuye ku mutima. N'Imana irabikunda, iranezerwa iyo tuyiramya tukayishimira. Nowa yanejeje Imana kuko yari afite umutima wo guhimbaza Imana no kuyishimira. Icya mbere Nowa yakoze akirokoka umwuzure, yatanze ishimwe ku Mana ayitura igitambo. Bibiliya iravuga ngo Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa. Kubera igitambo Yesu yadutangiye, ntabwo tugitura ibitambo by'inyamaswa nka Nowa, ahubwo dusabwa gutanga ibitambo byo guhimbaza n'ibitambo by'ishimwe. Duhimbariza Imana uko iteye, tukayishimira ibyo yakoze. Dawidi yaravuze ati nzashimisha izina ry'Imana indirimbo, nzayihimbarisha ishimwe ry'ibyo yankoreye. Ibyo bizanezeza Uwiteka. Hari ikintu gitangaje kigera no guhimbaza no gushima Imana. Iyo dukoze ibinezeza Imana, imitima yacu nayo yuzura umunezero. Mama yakundaga guteka akangaburira, maze no gushakana n'umugore wanjye Kay, mama yakomeje kujya adutekera tukarya mu rugo. Kimwe mu bintu byamunezezaga ni ukwicara akareba abana be turya tunezerewe ibyo yatugaburiye. Uko twagaragazaga ko twishimiye ibyo yatetse, niko nawe byarushagaho kumunezeza. Natwe twishimiraga kumunezeza tumubwira ukuntu twaryohewe. Twembi twakuragamo umunezero. Uko naryaga nizihiwe nabivugaga mu magambo nkashimagiza mama. Ntabwo byari bihagije kwishimira ibyo yatetse, nashakaga no gushimisha umubyeyi wanjye. Byarangiraga twese twishimye. No guhimbaza Imana nuko bimera. Twishimira ibyo Imana yadukoreye, kandi iyo tubwiye Imana umunezero wacu nayo bitera kunezerwa, ariko mu rundi ruhande natwe bikatwongerera umunezero. Igitabo cya Zaburi kiravuga ngo abakiranutsi bazanezerwa, bazishimira imbere y'Imana, niko ko bazishima ibyishimo. Icya 5, Imana iranezerwa iyo dukoresheje impano yaduhaye. Nyuma y'umwuzure, Imana yahaye Nowa amabwiriza yoroshye igira iti mwororoke mugwire mwuzure isi. Ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu, mbibahaye byose nkuko nabahaye ibimera bibisi. Ni nk'aho Imana yamubwiye iti igihe kirageze ngo usubire mu buzima busanzwe, ukora ibyo nageneye abantu gukora. Ukundane n'umugore wawe, mubyara abana, murere imiryango, muhinge, mweze, murye, muba abantu, nicyo nabaremeye. Ushobora kwibwira ko Imana ikunezererwa gusa iyo urimo gukora ibyo mu mwuka, nko gusoma Bibiliya, guterana mu rusengero, gusenga, cyangwa iyo urimo kubwiriza ubutumwa. Ukibwira ko ibindi bisigaye by'ubuzima bwa Imana itabyitaho. Mu by'ukuri ubundi Imana yishimira kwitegereza buri kantu kose k'ubuzima bwawe, waba urimo gukora, waba urimo gukina, uruhutse cyangwa se ufungura.
nta ntambwe n'imwe utera itakureba. Bibiliya atubwira ngo intambwe z'umukiranutsi zikomezwa n'Uwiteka, yishimira buri kantu mu buzima bwe. Buri kintu cyose gikorwa n'abantu uretse ibyaha gishobora kunezeza Imana iyo gikoze ufite umutima ushima. Ushobora koza amasahani, ugakanika imashini, ukagurisha ibicuruzwa, ukandika porogaramu ya ordinateri, ugahinga imyaka, ukita ku muryango wawe, byose mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Nk'uko umubyeyi yishimira abana be, niko Imana nayo yishimira kukwitegereza ukoresha ubuhanga n'ubushobozi yaguhaye. Imana yaduhaye impano zitandukanye ibigambiriye kugira ngo tuyinezeze. Bamwe bahaye imbaraga zo gukoresha umubiri, abandi baha ubuhanga bwo gusesengura ubwenge. Ushobora kuba ufite impano yo kumenya ibijyanye no gukora amamashini, cyangwa ukaba umuhanga mu mibare cyangwa mu muzika cyangwa n'ibindi byinshi cyane. Ubwo bushobozi bwose bushobora gutera Imana akanyamuneza. Bibiliya iravuga ngo niwe ubumba imitima yabo bose akitegereza imirimo yabo yose. Ikinezeza Imana si uguhisha impano zawe cyangwa ukagerageza kwigana iz'abandi. Winezeza iyo wemeye kuba uriwe wowe. Buri gihe wanze kimwe mu bikugize ubuhakanye ubwenge bw'Imana n'ubutware bwayo yakuremesheje. Imana iravuga ngo nta burenganzira ufite bwo gutongana n'umuremyi wawe. Uru rwabya rwabumbwe n'umubumbyi. Mbese ibumba ryabaza uribumba riti urabumba iki? Muri sinema yitwa Chariots of Fire, amagare y'umuriro, umukinnyi usiganwa ku maguru wabonye umudari mu marushanwa y'isi witwa Eric Liddell aravuga ngo nzi neza ko Imana yandemye ifite umugambi, nzi kandi ko yandemye ikangira impaya amaguru, iyo nirutse cyane numva ndimo kunezeza Imana. Arangiza hari aho agira ati kureka gusiganwa byaba ari ukuyigayisha. Nta bushobozi budahesha Imana icyubahiro keretse iyo bukoreshejwe nabi. Nuko rero utangira ukoresha ubwawe bwose mu buryo bunezeza Imana. Imana iranezerwa iyo ikureba wishimira ibyo yaremye. Yaguhaye amaso ngo wishimire ubwiza, iguha amatwi ngo wishimire amajwi, amazuru ndetse n'ururimi ngo ushobore guhumurirwa no kuryoherwa, n'uruhu rwawe ruremye ku buryo ushobora kumva ubworohere bw'ibyo ukoraho. Buri kintu cyose unezererwa gihinduka kuramya iyo ugishimiye Imana. Ubundi Bibiliya iravuga ngo Imana iduha byose itimana kugira ngo tubinezererwe. Imana yishimira no kukubona usinziriye. Jya nibuka umunezero mwinshi najyaga ngira iyo nitegerezaga abana banjye basinziriye igihe bari bakiri bato. Hari ubwo babaga bamaze umunsi wose baruhanya ubabwira ntibumvire, ariko iyo babaga basinziriye babaga bagumye hamwe batuje bafite amahoro, bikanyibutsa uburyo mbakunda. Ntacyo abana bagombaga kunkorera ngo mbanezererwe. Kubona uko bahumeka byari bihagije ngo nezerwe, kuko mbakunda cyane. Kuko nabonaga udutuza twabo tuzamuka tukongera tugasubira hasi uko bahumeka, naramwenyuraga, rimwe na rimwe amarira y'ibyishimo akanzenga mu maso. Iyo nawe usinziriye Imana ikurebana urukundo, kuko niyo yagutekereje irakurema. Igukunda nk'aho ari wowe muntu uri ku isi wenyine. Ntabwo ababyeyi basaba abana babo kuba intungane cyangwa kwitwara nk'abantu bakuru ngo babone kubishimira. Babishimira kuri buri kigero bagezeho. N'Imana niko idategereza ko ubanza gukura ngo ubone ko kunezererwa. Iragukunda kandi ikakwishimira kuri buri kigero cyo mu mwuka ubugezeho. Wenda wagize abarimu cyangwa ababyeyi ba nta munoza mu mikurire yawe. Ntuzibwire ko Imana nayo ari uko iteye. Irabizi ko udashobora kuba intungane cyangwa umuntu utagira icyaha. Bibiliya iravuga ngo izi miremerwe yacu yibuka ko turi mukungugu. Icyo Imana yitaho ni ukwifuza k'umutima wawe. Ese kuyinezeza nicyo cyifuzo cya mbere cy'ubuzima bwawe? Dore uko Pawulo avuga intego y'ubuzima bwe. Tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari. Iyo ubaho utekereza ubugingo buhoraho, intumbero yawe iva ku kwibaza ngo ubuzima ndabukuramo umunezero ungana iki, igahinduka ngo Imana irakura umunezero ungana iki mu buzima bwanjye. Imana irashaka abantu bameze nka Nowa muri iki kinyejana cya 21, abantu bashishikajwe no kuberaho kunezeza Imana. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yitegereza abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye ko barimo abanyabwenge bashaka kunezeza Imana. Ese wakwemera kunezeza Imana bigahinduka intego y'ubuzima bwawe? Nta kintu kibaho Imana itakora kubw'umuntu watwawe na bene iyo ntego. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Imana iranezerwa iyo nyizeye. Umurongo wo gufata mu mutwe. Uwiteka anezererwa abamwubaha, akishimira abizera urukundo rwe. Zaburi 147:11. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ubwo Imana izi ibyiza binkwiriye, ni hehe mu buzima bwanjye nkeneye kuyizera kurutaho?